umwana w'umuntu ushobora gutumbira umuntu cyangwa ushobora guhanga amaso umuntu uvuga ngo uyu nguyu niwe ushobora kwiringira cyangwa niwe ushobora guhanga amaso niwe ushobora gukorera ibintu zose bwacyo wabo akaguhemukira. Wabo bwacyo akaguhemukira ukavuga ngo uyu nguyu mbanza amaso n'uzogeza ibyo ukeneye zose ariko bwacyo wabo Imana ikamutwara cyangwa akabikiza izindi mbogamizi. Amen. Nigeze kuva ruguru yacu muri Kongo iza kwiga ishuri yari ipanze umubyeyi wanjye amaso areba usabusa ndavuga ngo uyu mubyeyi cyose azokeneye azadufasha amaze igitondo kimwe Imana yamubwira ati ntabwo turarangiye ubigenza gute. Amen. Muhanze amaso ndavuga turumve igihe cyose nzamukenera cyose azokena ariko Imana mu gitondo kimwe yambwira ati haleluya. Dusomye ijambo ryiza mu itangiriro. Aburahamu yari umugabo ukuze cyane mu myaka afite umugore wiwe nta mwana bari bafite. Haleluya. Amen. Imyaka myinshi cyane marayika aramubwira aramubwira ngo zahari gusa witegure ngo kuko umugore wiwe aramubwira ati jewe ku myaka yageze urabona ko iyo twita ko no kunoza igitondo kimwe Imana ikamenya itakaza abona Isaka wavuga ko tangariwe zamarika Dito kama musisegu baada kudai ndio kuleta dukeni wavuga kitakaza Imana ndio Imana yao igeragezwa Abraham yamugana gufata Isaka wawe umwana wawe umufite uje kumutanga apeza Imana apeza na Isaka igipimo cha Isaka kiramuka Imana kirazamuka aravuga ngo n'Imana yavuye umwana takabako kumumwima n'umwana ngomba kuja kumutanga hari Imana aricyo yokora. Haleluya. Bwana sifi barafata rwamujana n'agashabibi barajana ariko bafata inkwi bafata umuriro bajana n'agashabibi wari kumwage gushika ahantu bakaza batanga ibitabo washike babwira abajana n'umuriro ngo musigaye hamwe bijana neza akawaje ngoyera Isaka afite ubwenge aramubaza ati papa kumva yuko dufite umuriro nkabona dufite n'inkwi none igitabo kigiye amaze se aramubwira ati mwana waje n'umuriro manegero aravuga amaje arajana amashyi bamubika icyaniro cye barangiza baramubwira hejuru y'umwana we ati mwana waje se uwo nabonye ni wowe Imana yatoranyije ubwo buzima bwawe. Ni wowe Imana yatoranyije ubwo kuko ni wowe ugomba gutanga. Haleluya. Nasomye komantere irambwira ngo Isaka yahindukira Isi aramubwira papa atubwira ngo uze kumbaga neza cyangwa uze kutereka isu neza ufate umpangire neza umukanya ukomeze umukanya kugira ngo sibashe kwiyumanga hari nigeze kwandika ko umunsi umwe nyibagana amazira niba hari umunsi uzubaga ubuteno rowe bagana amazira utarize kuba umuntu utegereze ariko cyose cyangwa ubona bakayihambira je nabonye ufata abantu abo bahambira kavuga ngo bakayihambira ugozi komeye bakayi nihere niko bizabigenda. Bwana sifi. Arababwira ngo ufate papa umbangire neza kugira ngo nirija kukoma si kugwana hari gishwa kuvuga kumbaga kumva birambo cyangwa umuntu kugusigira kugira ngo ndeke ari umkole ngo basazara mwana
munama umuntu akashika saa 10 n'ibyo bavuze saa 8 inama ugomba kuyagiterana inama yagiterana baravuga hari igomba kuba mwisi Imana wabikira marayika wihuta cyane yamwe bamubwiye fatura amanota wowe mujana mu gitabo mbona umutima w'Abrahamu menye ko neza ako